Iyi nkuru iteye agahinda, iteye ishavu, iteye umubabaro, mu by'ukuri ni inkuru ibabaje cyane, ni amakuru aba agenda atugeraho, bimwe mu bitangazamakuru biduha amakuru yizewe kandi ku gihe, gusa Banyarwanda Banyarwandakazi aho mwaba muri hose, wowe wumva ururimi rw'Ikinyarwanda, waba uri Umunyarwanda, uri Umurundi cyangwa se uri umudiyasipora uri hanze ariko wumva ururimi rw'Ikinyarwanda, n'undi wese ku isi waba wumva ururimi rw'Ikinyarwanda, ukaba urebye iyi videwo, ndakubwira ngo aya makuru arababaje cyane kandi ateye agahinda, ibitangazamakuru bitandukanye, ibikomeye n'ibyoroheje, biri kugenda bipositinga amafoto y'uyu mwana w'umukobwa mu by'ukuri wakorewe ibyamfura mbi, niyo mpamvu nanjye bibaye ngombwa ko negera mikoro kugira ngo ngusobanurire akantu ku kandi mu by'ukuri kuri iyi nkuru yabiciye bigacika, inkuru ibabaje cyane y'uyu mwana w'umukobwa wakorewe ihohoterwa. Byose rero byatangiye uyu mwana w'umukobwa ari ku ishuri, uyu ni umwana w'umukobwa ufite imyaka 19 y'ubukuru, akaba yigaga mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye, yari yitegura gukora ikizamini cya leta. Gusa rero iyi nkuru tuyikoze ku itariki 16 Nzeri 2024, amanota y'ibizamini bya leta by'uyu mwaka wa 2023-2024 yarasohotse, ariko uyu mukobwa nawe akaba yari umwe mu bazakora ibi bizamini, ariko ayo mahirwe akaba yaramucitse kubera gutwara inda. Ni ibyago yagize rero. Uyu mukobwa akaba atuye mu karere ka Kirehe, ari naho abana n'umuryango we, aracyari umwana kugeza ubu tuvugana, aracyabana n'ababyeyi be hariya mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba, abenshi cyane ndakeka bahazi. Uyu mwana w'umukobwa rero byose byatangiye ari ku ishuri, hari ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri 2024 nibwo uyu mwana w'umukobwa yarwaye umutwe bikabije, asaba uruhusa ajya kwa muganga. Wamuhaye uruhusa rero yamusabye kujya kwa muganga kwivuza, ngo apana kujya mu rugo kuko nyine yari arwaye, kugira ngo batagira ngo ni imitwe yaba bateka, dore ko abana benshi cyane muri iki gihe bihaye ibintu byo kunanirana, icyizere kiba ari gike cyane. Ariko ubwo ari umwana w'umukobwa, diregiteri w'ikigo yamwemereye uruhushya, uwo mwana nibwo yatashye ajya kwa muganga, ajyana imyirondoro ye, abanza guca iwabo. Uyu mwana w'umukobwa rero ubwo yageraga kwa muganga yaje gusuzumwa n'umubyeyi w'igitsina gabo. Uyu ni umugabo w'imyaka 31, ubwo yari ari mu isuzumiro nibwo uyu mugabo yatangiye kumukabakaba, ikigabo kimukorera ibyamfura mbi, gitangira kumukorakora, kiramukorakora rwose. Uyu mwana nawe gutabaza biranga, dore ko yamuteraga ubwoba ngo ari bumwice cyangwa se amukorera ibindi bintu byamfura mbi amubeshyera, cyangwa ngo amutere ibishinge bisinziriza. Uyu mwana yaje guhahamuka, ahebera urwaje, aratuza, nibwo iki kigabo cyamusambanyije kimufata ku ngufu. Ikigabo cyaramusambanyije karahava, namwe murabyumva nyine, kandi cyakoreye aho nta n'ubwirinzi. Ibyago byinshi cyane byari bihari byo gutwita cyangwa se kwandura ibirwara bikorerwa muri ibyo bikorwa. Iki kigabo cyarangije kwinezeza, kimaze kumwambura ubusugi bwe, cyamwumvishe rwose, dore ko cyanamaze igihe kirekire gikora ibi bikorwa. Nibwo uyu mwana w'umukobwa yari yahebeye urwaje, arambura amaguru rwose, ikigabo kiramukabakaba karahava. Ubwo cyari kimaze kwinezeza, nyuma y'amasaha menshi cyane nibwo cyahaye uyu mwana w'umukobwa imiti, kandi kimutera ubwoba kimubwira ko naramuka bivuze kizamwica cyangwa se kikamukorera ibindi bintu byamfura mbi. Kimutera n'ubwoba bwinshi ko cyafashe ayo mavidewo ngo kizayasakaza ku mbuga nkoranyambaga. Banyarwanda Banyarwandakazi, iyi nkuru irababaje cyane. Nibwo uyu mwana w'umukobwa rero yatahaga, urumva nyine imihangayiko yari yose, yibaza koko niba icyo kigabo kitamuteye ibirwara byandurira mu mibonano mpuzabitsina, cyangwa se kikaba cyamutera inda. Urumva uyu mwari w'umwangavu yarahangayitse cyane ku myaka 19, umukobwa wari ufite ejo hazaza, u Rwanda rw'igihugu, wifuzaga gukora cyane ndetse yitegura no gukora ibizamini bya leta kugira ngo nawe arebe ko yazaba umunyarwandakazi mwiza w'intangarugero mu gihugu. Urumva ubuzima bwe bwari bubaye nk'aho burangiye, yaracengeye karahava, ishuri aryiga nabi.
gusa ku munsi w'ejo nta nubwo yabashije kujya ku ishuri kandi yabihishe n'ababyeyi be yanga kubivuga kuko yari yatewe ubwoba n'icyo kigabo. Uyu mukobwa nibwo yatangiye guhangayika cyane yibaza niba koko ataba atwite, gusa amahirwe yanze kumusekera kugira ngo abivemo amahoro. Nibwo inda yaje kumufata. Mu by'ukuri hashize ukwezi nta mihango abona cyangwa se ibikorwa aba bana b'abakobwa bajyamo biranga cyane, kwiga nabyo byari hafi ya ntabyo yari agikeneye mu buzima. Ariko uyu mwana w'umukobwa ikibabaje kurusha ibindi ni uko ibi bintu nta n'umwe yigeze abibwira, yari yarabihishe n'ababyeyi be bitewe n'ubwoba yatewe n'uwo mugizi wa nabi. Ikigabo cy'imyaka 31 rwose cyamukoreye ibyamfura mbi kimutera n'ubwoba bukomeye cyane. Uyu mukobwa nibwo yatangiye kugenda asiba ishuri cyane, nibwo hari hashize amezi 2 nibwo ababyeyi be batangiye kumukeka bamubaza impamvu atajya ku ishuri. Uyu mukobwa arihorera aranuma rwose abigira ibanga. Gusa bigeze ku mezi 6 aho ni mu kwezi kwa munani k'uyu mwaka wa 2024 nibwo inda y'uyu mukobwa yakuze cyane. Ishuri ryo ntabwo yari akiryikoza, ababyeyi bibazaga icyabimuteye, gusa depresiyo, agahinda gakabije kari kose mu mutima w'uyu mukobwa. Umukobwa wari wifitiye inzozi z'ejo hazaza, ufite icyerekezo, yari yaramaze kwikirwa inzozi ze, ubuzima bwe bwose bwaramaze kwangirika. Nibwo iyi nda yaje kugaragara, ababyeyi be bamuha akato, baba baramubonye bamubaza impamvu yaba yarakoze ibi ngibi. Uyu mwana w'umukobwa kandi akaba yari afite amakopure menshi cyane ku ishuri, gazaga kumusura bamubaza impamvu yaba atiga, ariko aho ni mbere y'aya mezi 6 inda itaraba nkuru. Gusa amaze kubona ko uyu mukobwa atwite, haba aba banyeshuri biganaga ndetse n'ababyeyi be bose bamuhaye akato, bamubwira amagambo aserereza akomeye cyane, bamubwira bati yo dore ya ndaya, wowe turakuzi, n'ubundi wari waravuye mu ishuri n'ibyo washakaga, ese ubwo uzongera kwitwa umukobwa kubaye umudamu, ese urajya he, umugabo wawe se yaba aba hehe, uyu mukobwa ni indaya, ni icyomanzi, ni igishigabo, n'andi magambo menshi cyane ababuza kandi ashengura umutima. Uyu mukobwa abo yizeraga nk'inshuti ze nibo baje kumwigarika bigeze ahangaha, bamuha akato, aba ari bo ba mbere bamusenya bamucira urubanza kandi bataramenya ukuri kwa sitori ye yamubayeho. Uyu mukobwa yabuze uko abigenza, mu mutwe biranga, dore ko no kwiyahura byamujemo rwose, avuga ko habuze gato ngo yiyahure, uretse nyogokuru we umukunda cyane amuhoza ku mutima. Uyu mukobwa ibi byose ubwo byamaga kuba, yahungiye kwa nyogokuru we, amutura agahinda, aremera aratobora, aravuga ati nubwo ngiye kwiyahura rwose ntibizagutungure, mu minsi mike wumvishe ngo napfuye, navuye mu mwuka w'abazima, ariko nyogokuru wanjye ni wowe nizera, kuko iyi nkuru sinayikoza papa na mama, banyica banyirenza, bavuga ko ari uburaya cyangwa se ubwomanzi, ko nabigizemo uruhare, ariko nyogokuru ndabikubwiye rwose, n'igihe nzaba ntakiriho uzamvuganire. Umukobwa nibwo yahaye sitori nyogokuru we ubyara papa we, amubwira uko byamugendekeye kose, gusa nyogokuru we nawe yamubereye umuntu mwiza, nibwo yamufashije, aravuga ati rwose kwiyahura uribeshya cyane, ahubwo amusubiza iwabo mu rugo, ababwira uko byagenze. Uyu mukobwa yari yarahishiye iki kigabo cy'ikigizi cya nabi, dore ko cyari cyanarimukiye ku bindi bitaro bitewe n'uko cyari cyarakoze aya mahano, ariko cyaje gukurikirwa. Kugeza ubu tuvugana uyu mugabo na n'ubu aracyashakishwa, akaba atarafatwa, byose bitewe n'uko uyu mukobwa yabihishiye, yanga kubivuga kimutera ubwoba ko cyaba gifite amavidewo kandi ko cyazamukorera n'ibindi bintu byamfura mbi, dore ko uyu mwana w'umukobwa yari avuka mu muryango utanifashije cyane ku rwego rwo hejuru. Niyo mpamvu cyamuteraga ubwoba rero, uyu mukobwa akigirira ubwoba bwo kwicwa cyangwa se kuba yafungwa. Nubwo byose byagenze uko, uyu mukobwa nyine ejo he hazaza hamaze kwangirika, akaba yaravukije amashuri ye, kugeza ubu tuvugana akaba afite inda nkuru cyane rwose y'amezi 7 arengaho iminsi mike. Uyu mukobwa akaba yitegura no kwibaruka, dore ko iby'amashuri byo yahise akatira rwose, yavukijwe amahirwe ye yari yifitiye. Ni umukobwa w'imyaka 19 uvuka mu karere ka Kirehe. Kugeza na n'ubu uyu munyabyaha, uyu muhemu, uyu mugome wamukoreye ibi bintu
akaba agikurikiranwaho n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, ariko kugeza ubu akaba atarafatwa bitewe n'uko uyu mukobwa yatanze amakuru amazi yararenze inkombe. Uyu mukobwa agira inama abari n'abangavu, abakobwa bari hano iwacu mu gihugu, abagira inama yo kudasamara kandi mu gihe bakorewe ihohoterwa bakagana ikigo Isange One Stop Center gifasha abafashwe ku ngufu ndetse n'abakorewe ihohoterwa ku byerekeye ku bitsina byabo. Uyu mukobwa akaba agira inama kandi akebura abahungu, abakobwa bari mu myaka y'ubwangavu n'ubugimbi ndetse n'urubyiruko muri rusange, yaba abato, abakuze, birinda izi ngeso dore ko ngo bivamo ingaruka mbi cyane, babikora bishimye gusa bikazabamunga ubuzima bwabo bwose. Uyu mukobwa icyo ashimira Imana ni uko atakuyemo n'ubwandu cyangwa se agakoko ka virusi itera sida muri ibi yakorewe. Gusa uyu mukobwa yagiriwe inama kenshi yo gukuramo iyi nda ubwo yahabwaga akato n'ababyeyi be ndetse n'abanyeshuri yizeraga cyane, bo bamugiriye inama yo gukuramo inda ngo hitana uwo mwana n'ubundi ntawe dukeneye, mwice rwose wisubiriye mu ishuri. Gusa uyu mubyeyi ariko w'umukobwa yarabyanze rwose abakurira inzira ku gahu. Uyu mukobwa rero akaba yitegura kwibaruka kandi akaba yaravuze ko atazigera yica uwo muziranenge kuko nta ruhare yabigizemo, kandi nawe akaba avuga ko rwose nubwo ibi byakozwe nta ruhare yabigizemo, yari yagiye kwivuza bisanzwe nubwo yavukijwe amahirwe yo kwiga nawe ngo azabe umwari w'igihugu. Uyu mukobwa rero akaba agira inama urubyiruko muri rusange. Sitori y'uyu mukobwa ni ndende, iraremereye cyane kandi irababaje cyane. Banyarwanda, banyarwandakazi, reka tumwifurize ishya n'ihirwe, azabyare neza kandi avuga ko rwose nibiba ngombwa ko namara kwibaruka umwana muzima azamwitaho nk'umubyeyi, kandi ko nibiba ngombwa azasubira mu ishuri nawe akiga nk'abandi bose kandi anarera umwana we. Yasabye n'umuryango w'imbabazi, ubu tuvugana bamaze kumwakira rwose, bahebeye urwaje nyine, bariyakiriye ubwo yanze kumwica nubwo babimubwiraga kenshi cyane, we yarabyanze. Ubu akaba atuje kandi akaba yitabwaho nk'umubyeyi utwite n'umuryango we. Uyu mugizi wa nabi rero nawe akaba agikomeje gukurikiranwa n'inzego z'umutekano za hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu mukobwa rero akaba yarahaye mesaje cyangwa se ubutumwa umunyarwanda ndetse n'umunyarwandakazi wese ufite ejo hazaza, kudashukwa n'irari ry'umubiri kandi no mu gihe akorewe ibyaha agomba gutangira amakuru ku gihe. Uyu mukobwa iyo aba yaratangiye amakuru ku gihe, uyu munyabyaha w'umuhemu aba yarakurikiranwe. Rero reka nkubwire ngo dusoreze ahangaha sitori y'uyu mukobwa, ni ndende cyane kandi irababaje. Kwifuriza ishya n'ihirwe tugeranye ku musozo w'iki kiganiro. Mu by'ukuri niba ukuyemo ubutumwa cyangwa se isomo, iyi videwo wayisharinga inshuti zawe n'abandi banyarwanda, abanyarwandakazi nabo bakirinda kugira ngo batazaba nk'uyu mukobwa. Reka atubere intangarugero, mu by'ukuri twirinda kandi turwanya abashaka kutujyana mu ngeso mbi kugira ngo tugire ejo hacu heza, tureke kumunga ubuzima bwacu mu kantu gatoya cyane twitaga imikino. Reka ngushimire cyane rero nkubwira ngo uyu muyoboro ni Gezi Choice TV, ngiye gutegura nkanakugezaho, nitwa Gezi King. Turi hano ku bwanyu kugira ngo dushake amakuru yizewe, Discover Entertainment, mu by'ukuri tuyabahera ku gihe, update news gatanu ku kandi. Niyo mpamvu namwe tubasaba umwanya ndetse no kudutera inkunga mukanda subscribe kugira ngo mudushyigikire, dukomeze kubaha amakuru yizewe, amakuru acukumbuye, tuyabahera igihe kandi mu gihe cya nyacyo. Reka nkubwire ngo rero dusoreze ahangaha, naho mu biganiro bitaha.